None wowe uhita ubwira Desire agufungurira ubyinjize. Ngiye turavugana mageze. Oya nta kibazo turavugana ngiye nimagera. Ah. Hello? Ugize amahirwe nsanga ari umugabo. Iyo nsanga ari umugore ngo nkwereke. Njye narakubwiye aya WhatsApp yawe nizi ndaya zawe. Wa mugabo hari umunsi bizagukorera ishyano. Ndakubwiye ngo iminsi ba myinshi gahimwa numwe. Hari umunsi uzabona ko wibeshye. Nta soni umugabo w'indaya gusa ariko ubundi ubibonamo iyihe nyungu. Nasubiza telefone. Nayo nguhaye. Shaka kumenya ishyano ry'umukobwa rero arimamagara umugabo buri munsi. Allo? Allo? Umva nkubwire ndakwiyamye ndanakwihanangirije ku mugabo wanjye urumva nta soni hamukakazi kumbe ni wowe se bite kumbwira nabi nge ndakwiyamye kubera ubwa mbere n'ubwa nyuma kongera guhamagara kuri iyi telefone uyu ni umugabo wanjye twashakanye icyo ukibuke neza unakizirikane mu matwi yawe nk'umugabo wawe wamabyiwe umva ujye umufata umuzirike ku gitenge cyawe ibyo uri kubivuga kubera ko ntaragufata nge nawe duhuye ntabwo ushwanyaguza ukajya utekereza nimba ndi umuntu niba ndi igiki bikakuyobera ngo nshwanyaguza umva tuzashwanyaguzanya Allo Hako Soni, kucyunzanira icyayi nta kigutumye. Wagiye ubanza ukambaza. Iyo nkubaza ntunsubize uba wishingikirije. Ngiye nakubwiye ko madamu wanjye aba yanteguriye breakfast mu gitondo. Kandi bimpagije. Sinzi wowe ikintu ushaka. bitekeri ni byiza amakuru ni meza boss arimo ni Mariko ariko Rubi unzize iki koko ubona hari ikintu ntwaye none se umva boss rero kare yari yavuyemo ariko sinzi niba arimo asha wishuka reka njya kwirebera umugabo nta soni uba ufite kuri sekreteri wawe nakubwira ngo shinguka ngo washyano y'imbwakazi uranganuye mitunu yawe nakubwira ngo ndakuyamye utangiye no kunyiheha washyano y'umusekreteri umenye neza yuko uyu nguyu ari umugabo wanjye twashakanye urumva kandi twasezeranye ivangamutungo
50 ntunkinishe isaha yose we wagenda wamabisiwe washano hakuruye nta soni koko sekretari wawe mu kazi ubwo si bishatse kuvuga iki ibi nibyo mwiberamo Ruyi hari icyo mba ntakoze koko hari ikintu mba ntagukoreye ariko kubera icyo ubushaka kunesha agaciro buri gihe kangana gute ngenda kubwiye ngo no mu sekretari simushaka hano muri ibi biro simushaka ngewe nimba ndi umugore wawe ukuri nakubwiye ngo simushaka agomba kugenda ibindi turabisubiramo mu rugo Ruyi nta soni koko nta soni no ku kazi kawe ariko wa mu mwanya nkagusoma oya nta mwanya wo kugwa ngo usobanure waretse nkagusobanurira cyaka rudabisobanuro byawe shaka babarira baba shiri wakwihanganye nkagusobanurira basi Ruyi mbabarira Ruyi ibi n'ibicyungore umva barankunda ariko ngiye ntago yanya mbafite oya Ruyi waragize ukambeshya ngo urankunda hani urabizi ko nta muntu nakubangikanya nawe ni wowe nkunda uni umva oya Ruyi mbashiri mbabarira ihangane oya Ruyi bara bose barankunda ariko ngewe nta mwanya mbafite wowe mugore wanjye wowe nkunda mbabarira ndakwingiye rumba Kamima buja ese undi maragura ibicyangombwa wowe ese umugabo ntabyo ngo uri kuzaba nkomeza nkora isuku zibasenyene ushobora kubaraga bazaga hasi kugisa ese undi amafaranga y'umugabo bashyize he ese mabuja ko nyine by'uburakare ubwo ugiye kunyibutsa umugabo w'imbwa koko ngwinye sorry mabuja niko mabuja tuvuze n'ibindi umugabo n'imbwa ntabwo uzi ko yarama amafaranga 5,000 nkabazanamo byere 3 mpita mbakomeraho ikindi igihumbi kugira ngo byuzure wowe ushinzwe kunyongerera amafaranga nteze sinkongerera ubusanzwe wowe unyongerera mu ruhe rwego nteze mabuja uyibewe cyagiye unuma inyanya na tomate ntabwo uzi ko nakongereyeho mu isosi nkashyiramo magi nose magari wayishyuye ntabwo ndimo mburana nawe ndavuze ngo ushyire ubwenge ku gihe
uri kunyumva nsanga wamenye amafaranga uriya mugabo yashyize. ntuze mabuja wibagije ko amazi cyajya muri robine yabuze amazi ngiye woza rero nakongereho amafaranga asange se navomeje. urimo uraburana nanjye umva ntago tuburana uri kunyumva nsanga wamaze kubitekerezaho neza. mabuja gutangiye kuzana ibintu by'uburakari kandi kugira ngo uze kongera kunezaho umusirikare shaka kumena umutwe ku kimeze. mabuja nibagiye kukubaza cya gihe wa musirikare amaze kunkubita ko nawe mu cyumba uri murarira bari babaye iki? Ziba yego kiranika amenyo mbese umuntu usarira akakubiswe gusa wasanga nayo ndimo nseka. mabuja useka neza. Ziba siri kugisa komanda madamu wavuye hano nonaha yaje kukundegera ngize ngo musobanurire ibyabaye abari kubisaragiye ntago muhuye. avuye hano nonaha. Alex ngaho nawe mbwira ngira inama ubu nkora iki kwe? Wareka nyine rero shyano ry'umugore hano hanze hari abana beza cyane kuriya mugore mwihoreze. Sheri buryo bwose uri hano igihe cyose nagushakiye ntabwo nari nzi ko uri hano. ariko ubwo uratinyuka ukanyita sheri nta soni n'ibintu uri kunkorera ariko wabaye gute Ruwi? nta soni. ako se hane umuri iki kwere kugira ngo nyumve? gukora iki kugira ngo nkumve? isi yose irakuzi njye umaze kungera aha ngaha urumva ndagiye ubu ngiye iwacu nunye neza nsanga iwacu. nose uragira ngo nkore iki? nkore iki kugira ngo nyumve? mbabarira rwose mbabarira wa mugabo kandi mu buzima bwawe mu bitekerezo byawe unyibagirwe ko nigeze mbaho umugore wawe. none suragiye ase wampaburu Ruwindeka
Mana we. Rumba! Rumba! Halo? Ni meza. Mana yanjye. None se wowe uri hehe? Uri mu rugo? Okay, reka nzi noneho nkurebe. Sawa. Rumba! 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 Yes. Louis, ibintu wambwiye ngo umugore wawe yagutaye nibyo cyangwa urimo urakina? Niko biri. Yaragiye iri joro kandi nagerageje kumusobanurira yanga kumpa umwanya. None se mu by'ukuri yakwiye ko yajyanywe n'iki? Ni bya bindi bye nyine kuba yaratubonanye muri byo byatumye agenda. Ariko kuko imboga zibona abana. Umugore wawe ariyandagaza ati umugabo mwiza nkawe aragenda. Nako mureke, ntago azatinda kubona ko yibeshye. Saa kwandaritse baraje bakwandurure. Niki, umugore wanjye tumaranye igihe kinini, turaziranye bihagije, ariko twarakundanye pe. Ariko aho bigeze ari kunanira, ntago ashaka kunyumva, anshinja abagore ntazi, uwabonye wese ngo urane umuhabara sinzi biki, ariko nashaka kwisobanura nta mu mwanya. Bye rero byanyubeye, niyo mpamvu rero naguhamagaye kugira ngo uze we wagira inama wangira. Sharowi, nge nta nama nakugira. Ku mugore wifasha agata urugo rwiwe. Umva, ahubwo icyo nakubwira ni ugutegereza ugushaka kw'Imana. Niki, ndabona utuye ahantu heza. Sha ntago ari cyane. Rega buriya nta nubwo hayoberanye. Uretse wambwiye ngo nze nkurebe, ubundi nakubwira nomero yonyine ugahita uhagera. Ibyo nibyo urebye n'u Rwanda rega rwateye imbere. Kandi urebye n'ahantu hose twagiye duca hari amanimero, mbese nta muntu wapfa kuyoba. Sha kabisa. Ahubwo twaganiriye sinakubaza icyo nkuzimanura. Umva si ngombwa cyane, gusa nge icyo nashaka kumenya aho utuye, kandi ubutaha nkazagaruka tukaganira birambuye. Okay, nta kibazo. Gusa nta mutware ndi kubona cyangwa abana.
sharuwe umugabo wanjye yarapfuye asigira abana 2 naho ubu ngubu biga mu Buhinde yewe n'umukozi ujya ufasha ngaha arakora agataha niyo mpamvu byanangaje cyajya kimara kumbwira ngo umugore wawe yagiye kubera ko yatubonanye numva hariho abantu bagiteta ndavuga ni nge uwama umugabo namutetesha namutonesha kandi nta nubwo niyumvisha ukuntu umuntu yatinyuka guta umugabo mwiza nkawe Niki wihangane kandi umbabare kuba nakoresheje icyo kibazo ntabwo nahise ko ari uko bimeze gusa wowe wizera Imana izaguha igisubizo kandi cyiza ndabona n'amasaha yo kugenda nakagende nzagaruka tuganire bihagije kandi wakoze kunyakira iwawe akora ubu ndebe iki ntacyo narebaga agasheni wambaye akora ubu uteye ute ntabwo niyumvisha ukuntu ukunda umuntu n'uyimubwire indese ntabibwiye Louis ndambiwe ko hari umuntu utankunda biragaragara ko ugikunda umugore wawe kundusha umva Niki ndagukunda nuko byandenze gusa ntabwo nahise ko umuntu yakunda umuntu akaba yamurutisha umugore we Louis umuranzi wakogize uriya mugore ntabwo nimvisha ukuntu uriya mugore yaba yarakwanze n'ukuntu umeze umusore mwiza nkawe ko kuwambaye ikirezi ntabwo amenya ko kera gusa Louis nzakogiza stress zose uriya mugore yaguteye Niki mu by'ukuri ndagukeneye ngwino tubane kandi ndakwizeza ko nta kintu uzambura murakoze Sheri nizere ko noneho n'umunsi uri bunyemere ko tubana ako shiri ubwo nkwemera umugore agahita agaruka koko oya ntabwo nzaza Sheri umugore wanjye twarabanaga pe twarakundanye bihagije mbese turaziranye uburyo n'amazina Louis Louise
biri mu bintu byatumye dukundana, aho kugeza umunsi wa none umugore wanjye ntabwo akinyizera, ahora anshinja abagore nkubica inyuma, ariko nanjye ntako nagira ngo musobanure, ariko yanze kunyumva. Kandi ikibazo cyanyu mwebwe mwumva ko guhoza umuntu ku nkeke, kumuhimbira ibintu aribyo byatuma tubakunda, kandi mu by'ukuri ntabwo ariko bimeze, ahubwo bituma turushaho kubakuraho icyizere. Kubw'iyo mpamvu rero umugore wanjye ndamwanga pe, ntabwo nyifuza kumubona mu maso yanjye. Hani, ndagushaka, ngwino tubane. ako sheri ubwo nje kuko umugore agahita agaruka warangiza ukamundutisha koko. Sheri, ibyo mvuga nta mashyengo arimo. Wowe ngwino tubane, ikiba nzashaka umuti. Niki, ndagukunda. Ose shiri, wese nawe nkubwiye ngo ndagusanga mu modoka. Oya, watinze rega nawe. Basi ihangane ndangize kano kadosiye. Oya, ntabwo bishaka. Ndabitanza. Ahubwo funga. Akushira wabaye. Akushoza ko utanashuje. Ntakundeka tugende basi, sibyo? Ariko shiri, usiko n'ubwo nariyumvisha ko ari wowe. Gusa Imana izamfashe uriya mugore wawe ntazagaruke. Humura sheri, ntabwo azagaruka vuba. Gusa nanagaruka tuzashaka solution. Ariko nanjye mu by'ukuri ndishimye cyane kuba ndi kumwe nawe. Ni ibintu nifuje kuva kera cyane. Niki, ndagukunda. Nanjye ndagukunda Ruwi.
ubundi ubwo wemerewe gukunda